Bwiza. Yes. Pariya kuryohanye? Nujaguta. Nozo wakigumira. Oya guma hanga birangire rwose. Bakwihere nationalite. Kabisa. Kabisa. Uburayi bumeze bute? Yeah, so far bimeze fresh. Ni good. Harakonje, hagashyuha. Urinjira agashyuha wasohoka hagakonje. Wabashyizemo nyine chauffage hanze ariko ubu ngubu muri iyi minsi uje hadakonje. Really? Ubu nabishaka wakambara ubusa hanze hanze gute? Reba ukuntu wambaye. Ako nyamara bari kumwe. Bumewe. Asika naje kuyiba cyane. Oya. Muse baraba ba security twaciyara wabarengaho. Ntibyava. None se gloss wayikunze wari uri kuri Fenty ngwino ducuzinge gloss natuye mu kano ariko bari kumenya wanje nimba bimatchinga matching ego iyo ngiyo ni naturel niyo wari ufite mu kanya nisize okay ugufatiyo reba tint yayo kala mwitemo urebe kala noneho uyifate hano Fasi. Ya, ningi. Nibyo fasi. Fasi 02. Ya, niyo. Ukaba wahisemo rero. Ahisemo ko ngako. Kuko niyo ay ibyo zungu. Ibyo zimire komisha. Byari binsebeje ubwishize. Baje gucishije bijisho. Yose birabijyana na byo. Nubwo ko amatente aratandukanye kandi n'amazina aratandukanye. Ariko izo ni lipstick. Narozaga amakara. No ya ntago amabara aramwe sibona. Byose kandi yabikiri Fenty. Byose ni Fenty. Ubu ngubu turi kuri nuza Fenty. Ubu turi kuri Fenty Beauty twaje kwa Rihanna. Ugomba gukora Bwiza Beauty twezana kabisa. Umva bakubwiye niba bazakubera abakiriya. Mubivuge mubwire Bwiza mumusobanurire eske azakore brand muri Sephora muzamubera abakiriya akore brand anga ni Givenchy ngiye gusoma mu cyongereza noneho uri kumira ngambwira mu cyongereza ndi kubona given birabone ibiteye ndetse mu cyongereza babivuga ngo ubu ngubu anga ni Dior ushobora kwicara hano ugakora makeup yawe yose icara yanje yose neza ukoresheje nyine ama products utangaho makeup yawe ukayikora ukayirangiza ariko nibi yabya amatest ni mbona ya Kako mbere yo kugura makeup ugomba kuyitest sibyo dustbin iri heza ugomba kuyitest irahari ibi nibyo bisiga nukuvuga ngo buri cyose ugomba kugitest ahangaha dufite ama crème ushobora gukoresha donc ushobora kwishyura byose ukabitesta ukareba ikigukwiriye ku mubiri wawe warangiza umubiri wanjye simara ikintu ngomba kurushaho ari gukana kwa nikeza ni urano ukuntu gasa neza wari kukanga wakanga ndi gukanga ariko kwa nikeza cyane karatwika birangiye mfashe panier ko ndabona Bwiza agiye kugura byinshi mfate panier ko ndabona uri bugure byinshi okay Anastasia ahangaha ni ibijyanye na eyebrows yes oya ibi ngibi ni brows ibijyanye n'amaso wewe washaka lip liner se buriya Fenty ntazagira cyangwa turebe izindi brand Huda agira ibintu bijyanye n'umunwa cyane cyane donc ibijyanye na lip liner ushobora kubibona ndibaza arizi noneho ukareba ibara ushaka ndibaza ko iryawe ryaba riri fonse nk'iyi rich brown fatira rich brown urebe rich brown iyi
niyo amaso akuse iby'iminwa biba bikifite n'akantu k'ikibuga niyo amaso akuse aba bose bakora iby'amaso nzi ko kibashyizeho udahari imbere kandi turi muri Rem Beauty. Ni brand ya Ariana. Ntabyo narinzi mbimenye nona ubundi njye nashakaga Huda Beauty kwa ko mbonye ifoto yo hano. Uyu si Huda afite kano kantu gusa se wabona akantu karaka gusa naba numibi kuwe akora ibijyanye na nuzi urabona ni lip contour nayo mbizi ko akora ibintu ariko ikibazo akorera abazungu gusa kuko nta lip liner wasangamo y'ibara ryawe. Uyu mugore nawe azisubireho rero azisubireho ni brand yawe ukenewe hano ni ukuri irakenewe none se abantu bafite skin tone nyine iri fonce bakeneye lip liner za nyazi. Tuvuye mu bya makeup tugeze Tour Eiffel. Byitiranwa na cya kizami dukora cyitwa gute? Icyo kizami mukora kubinaha nimba ari Tour Eiffel. Mukora ikizami muze kubinaha kitirirwa no munani. Bari ukareka kunsetsa ubwo abazi ikizami mugomba gukora kugira ngo muzinaha dore naho bakizi. Hari ikizami cyitwa Tour Eiffel mukora? I think so. Okay, ubwo babizi barabitubwira. Babitubwiye muri comment section. Dropping the comments. Finally we are here. Waberetse abantu bose. Ntabwo nari nzi ko n'abazungu baza kwifotoza. Abantu ni benshi pe hari shooting photo zikaze. Kuki? Abantu bo muri Aziya, Abahinde, Abashinwa, Abespanyol, Abahebu, Abescro, abatari Abescro, nta muntu utari hano. Mbese buri wese bari mu kazi. Dore hari abari gukora ama shooting photo. Umva. Anyway, nazanye na mami wanjye. Jenny Events. Go and check her Instagram page. Ni Jenny Events. We move. Nukuri. Zungara nangiriye nanjye kwinuka. Buri muntu wese nyine hano abari gufata amafoto ye. Tujye kuri scene. Uretse ni bakugonga. Bazango ngiye Burayi. Wazavuga gute? Waba upfiriye hano yes? Oya, nafi wacu. Urwo ni urupfu rwiza. Akaba ari igare rikakugonga. Amagare hano abamo umuziki by the abari mu music. Mete nka taxi cyangwa se tete Nyamirambo. Zavuyeho? Ya. Zabese. Zaga zishushanyije abasitari. Ubu nigiye kuzajya mba ndiho. Yendirwa twazijyagamo tugiye ku ishuri. Ego. Cyane. Ego, urazi. Zirimo n'abakonvoye. Tugende. Twambuke. Niba tugonge. Anyways.
ikintu ugiye udakoze kizakugarura ni ubu bwato. Buno bwose n'ubwato? Ni ubwato. Muri buriya bwato habamo club, habamo amaresitora. Nose ubwo bugenda uguma muri ano mazi ariko kuko ntabwo ari maremare. Buragenda ariko ni kure. Buragenda hari ubwo umaramo isaha, amasaha 2, 3 se ukazenguruka Paris urya uri kumwe na date wawe. Uzagarukana na date. Munshakira hano Paris. Tumugushakire. Ngo ni nawe ngira. Muzaze kwirira kuri ubu bwato. Tuzaze mu bwato bw'i Paris. Niko bimeze. Ubwo nimba hari umuntu uri muri izi comments uri single atubwire nyabuneka mu Rwanda. Wumva wishoboye. Wumva ushaka kuzajyana muri ubu bwato. Niko bimeze. Atubwira ndwaneho. Kurya ibiryo bya 5 étoiles. Ubu ndakuzane pe. Anyways, dukomeze ntandi tubereka handi. Niba tubwe niba bashaka kutubereka nimba barambiwe. Kadife kubereka. Ubwo niba twihuse. Sorry. Bizakugarura. Bakaba baduhaye inyama. Inyama za tureferi. Sibyo? Niko zita? Bon appétit.